umuti wayo ni ugukora biri ibintu byayo iratuza rwose ebana nta kibazo cyayo ikabivaho ikabyihorera ukabyara abana umva ukagira amahoro umva y'amafaranga ukagenda n'ubutunzi mu gatunga mu miryango ariko mwibeshe gatoya mwese ijyana umwe pa yo muyikoreye nabi umwe pa irica nkwaye ikaze wowe udukurikiye aho uri hose ndagusuje kandi nkwaye ikaze ku kiganiro cyacu gica kuri no channel ariyo Kamere TV show. Uyu ni umwanya duharira ibiganiro by'ubuzima nk'ibisanzwe ntabwo tujya kure, akaba ariyo mpamvu nkushimiye aho uri wakoze sabu walarayikinze ndabigushimiye nawe utarabikora nabigushishikariza kugira ngo bikore kandi uyu munsi ibintu ni byiza ku rwego ntashaka kubikubwiramo kuko ubushize twari dufite umutumirwa ari we Muhammad yarabasobanuriye kandi twagiye tubona uburyo mu byishimiye kandi mukabikunda. Uyu munsi rero nanone twabazaniye undi mutumirwa nawe urenze kandi urenze cyane. Mwagiye rero mumpamagara abantu bamwe na bamwe ndetse n'abandi bandika kuri comment bambwira ngo ese imyuka mibi cyangwa se amahembe byashoboka ko ibimera bishobora kuba byayirukana umuntu atagiye mu bapfumu. Mukambaza muti se niba byashoboka wazatuzanira umuntu wabidusobanurira kugira ngo tubashe kumenya niba ibimera byabasha kwikuraho amahembe, imyuka mibi, abazimu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nagiye mbasubiza rero yuko nzakora uko nshoboye kugira ngo mushake ndebe ko namubona wabasha gukoresha ibimera atari ukuvuga ngo arakoresha amaraso kubaga ibindi ahubwo akoresha ibimera kugira ngo abashe kwirukana ayo mahembe. Uwo muntu rero ngiye kumuha ikaze, ndabizi mufite amatsiko menshi cyane kuko abantu bababaye ni benshi, ababyeyi babyabana ukabona umwana yarakunaniye, umwana ntiyumva, umwana nta kutagira ariko umwana byaranze, ukaba ufite umuntu mu rugo ariko ukabona ubwawe ukabona afite ikibazo bitewe wenda n'izo spirit. Ngira ngo muhe ikaze abanze abibwire hanyuma dukomeze ikiganiro. Wasizobyo nasuze burungi wasuzotia. Wow, mwabyumvishe uyu muntu ntago asanzwe n'umugande ariko azi Ikinyarwanda si cyinshi ariko azi gikeya. Murabyumva rero ikiganiro urumva ni bidasanzwe, dufite umuntu w'umunyamahanga ariko azi Ikinyarwanda nkuko nabivuze. Reka muhe ikaze ababashe kubibwira mu Kinyarwanda cye gike, nutabyumva bimwe ndagenda mbigusobanurira ariko ndizera neza yuko ari bugerageze agasobanura kandi bikumvikana neza. Muhaye ikaze rero, ni karibu. Murakoze cyane za Kamere TV. Ibintu byerekeranye ni bad spirits ndaza kuvangamo Icyongereza gake n'Ikinyarwanda cyanjye muracyumva. Ese ibi bintu bya bad spirits nibyo birahari cyangwa se ntabihari? Benshi murimo kubyibazaho cyane ariko iby'ukuri ibi bintu by'imyuka mibi birahari. Njyewe nitwa Juma umugabo ndubase, mfite abana 7 n'umugore ariko nakoze research irenze imyaka 12 kwibi bintu n'ubuzima bw'abantu n'imibereho twese kuntu tubaho tugenda. Nagiye nsanga bad spirits nicyo kintu gisikunda guserereza ubuzima bw'abantu. Ngiye gufumbura nsanga hari bad spirits mbi cyane yitwa kabaka. Uyu munsi tugiye kuvugana spirits ni nyinshi zifite categories zazo. Hari
cyambere hari yitwa kabaka da king wabyo. Icya kabiri hakurikiraho amahembe, hakagenda hakurikiraho n'izindi imandwa. Hari imandwa, hari igitega, hari ikintu cyitwa umuzimu w'umuntu apfuye, hari n'ikindi cyitwa ikitambo. Ikitambo sinzi uko nagisobanura, ariko kategori yacyo igendera kuba abantu bacukura, abantu bakabarya babacuraguze. Iyo spirit iratandukanye n'ihembe, itandukanye na kabaka, spirits ziri mu kategori nk'umunani, n'icumi zose ziratandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kwiga, ngiye kubasobanurira ku spirits ebyiri. Ndabasobanurira spirit ya mbere mbi cyane ikaze iruta spirits zose, niyo da king. Yitwa king mu Kigande, yitwa kabaka. Urumva ni mu Kinyarwanda naho bashobora kuba yitwa kabaka. Iyo spirit ifite imyitwarire yayo, n'ihembe rifite imyitwarire yaryo, n'ikiriye gitambo nacyo gifite imyitwarire yacyo. Hari n'umuzimu nawo ufite, nacyo gifite imyitwarire. Buri kintu cyose gifite kategori kigwamo n'imyitwarire yacyo. Noneho tugiye kwiga kabaka. Kabaka, kugira ngo mugereho menye neza kabaka. Kabaka ni iki? The king. King w'ibyo bintu ameze ate? Ese ibi bintu nibyo? Namaze nk'imyaka 4 nshakisha kw'iki kintu cyitwa kabaka da king. Iyo niyo king y'iyi myuka yose ifite imbaraga nyinshi cyane, ku buryo kabaka nta kintu na kimwe kiyishobora. Kabaka ntabwo ikinishwa. Bano abihindura ngo n'abafumu, ngo n'abavuzi, yo yibeshye gace agakinisha kabaka, kabaka iramuhitana. Aba ni abamakuru b'amadini, katuvuge pasiteri, shehe, padiri, yo yibeshye gato kuri kabaka, kabaka ntabwo bamukinisha. Ni spirit ifite imbaraga iruta spirits zose. Iyo kabaka yitwara gute? Imyitwarire ya kabaka yo ifasha umuntu ntabwo igivuga, iraceceka, ariko ishobora gufata umuntu ikamuzamura mu kirere. Icya kabiri, kabaka tugiye mu Kigande bo bayisobanura ko warumbe, irica. Iyo kabaka ifata abagabo n'abagore, urayivukana iyo kabaka. Umukobwa afite kabaka, sigino yayo ikwerekana ko uyu mukobwa afite bad spirit yitwa kabaka ifite imbaraga. Umukobwa abonye umugabo agiye kumusaba cyangwa se agiye kurongorwa, iramwica. Bamwe bakora ubukwe, yarangiza gukora ubukwe, inyuma y'igihe umwaka umwe bafitanye umwana umwe cyangwa babiri, umugabo ahita agenda, arafa. Iyo umugabo afuye wa mbere, ntabwo ushobora kuyimenya niba ari iyo kabaka, utabizi. Umukobwa ashaka umugabo wa kabiri, iyo abonye umugabo wa kabiri nayo iramuhitana, iramwica, uhita uyimenya. Nizo sigino kimenyesho cy'iyo ya kabaka da king. Iyo da king kugira ngo uyimenye, ifite imyitwarire ikunda kugenda mu bakobwa. Niba muyifite mu muryango, ivanamo abatwite inda, zikuramo izikubita ku ruhande.
abakobwa babura abagabo akabaho ngaho akageza mu myaka 50 nta mugabo. Umugabo nawe iyo afite iyo kabaka nta mugore ashobora kubana nawe, yabanye nawe mu nzu arafa cyangwa se umugore aragenda wenyine atamwirukanye atamukoreye n'ikosa. Izo nizo sigino zerekana iki? Zerekana kabaka. Ariko hari n'akandi kasigino zikunda gukora, zikunda kwica abana bato. Yo mutayimenye ngo ati mu muryango dufite kabaka wacu, itangira kubanza kwica abana bato, inyuma yaho igatangira ikica abantu bakuru. Abana batoya se ibice gute? Abana batoya bakunda gufa batarwaye. Umwana mukabona ni muzima ngo atarafuye, bikabayobera mukavuga ati umuntu atarwaye yafuye niyo kabaka. Iyo kabaka irabikora cyane. Ariko kabaka mu buvuzi yo ntabwo igivurwa. Kabaka hari ibintu bayikorera ikatuza ikabaho neza ni n'abasererezi. Irica wibeke gato gafungura igakubona ukagenda ukayikorera nabi, iti kurangiza. Ntago bajya bahakoropa ngwenda ngo ujyanye amazi ukamena y'amazi gutya, irarakara mukanya gato yanko umugore wawe ku kazi ngwe agize impanuka arafuye. Iyo niyo yitwa kabaka. Kabaka ifite imbaraga, nagiye kuyivumbura. No kuvuga ngo izi spirits zose, amahembe, ibitega, za nyabingi, bino ngo ibitambo nyene bya bindi by'abantu bacukura abantu bakagenda bakabarya, ibyo byose ni zero kuri kabaka. None se nk'ubwo nk'icyo cyumba umuntu uba wemereye kujyamo nuwa yakiriye gusa? Nyirayo barayikorera. Icyo cyumba cy'uwo muntu kiba gifitemo amashuka y'umukara. Yo wingiye mu iki cyumba cyangwa se ufunguye ugasanga umuntu yafashe ahantu, no kuvuga ngo imyitwarire yayo baracukura akantu kameze nga imva bagasasamo umwenda w'umukara. Noneho uwo muntu iriho buri mwaka cyangwa se buri myaka 2 agura amashuka y'umukara. Ya yandi saba yarashaje. Yo buri mwaka ugomba kugenda ugasasa. Baragenda agasasa agashiraho imyenda y'umukara gutya. Ngo iyo spirit ye ayihaye umwenda nta kibazo. Umva mugira amahoro, ukwica wapi nta kibazo. Nuba nta bindi bintu bayikorera uretse kugura amashuka. Nta bindi bintu bayikorera, ntabwo ishaka kubaga, ntabwo bayikorera amaraso ngo wenda inka cyangwa ibicyaho ya ni imyenda y'umukara niyo bayihereza. Iyo niyo spirit mbi cyane ikomeye ku buryo iyo spirit hari umukobwa nigeze kumubona afite iyo spirit, bad spirit iyo ngiyo. Maze kuyibona ko ariyo murangira kugira ngo umenye iyo research nakoze kwiyo kabaka. Naramubwiye genda kwa pasiteri. Agiye kuwo pasiteri agerageza kuyisengera yaramuhitanye. Araguruka ndabwira ati nuko bimeze ngo murangira ahandi hantu kwa shehe. Nawe yaramukubise iramuranda. Ndabwira ati sawa nta kibazo tuzareba ikindi gihe ndakekeka. Ngewe ni nahise nyineka nkavuga ati iyo niyo bad spirit kabaka imuriho. No kuvuga ngo we ntabwo agomba no gushaka umugabo, agomba kuba wenyine mpaka igihe azazaze. Iyo niyo bad spirit mbi. Kirese ukoze bya bindi byayo. Umukobwa niba katuvuge abonye umugabo arashaka abonye umugabo ariko arayizi iyo spirit imuriho. Urumva?
agomba kumvikana na wa mugabo bakayikorera ibyayo cyangwa se we akayikorera ibyayo iwabo mu rugo. Buri mwaka cyangwa se buri kwezi agomba kujyayo akajyana ya myenda agashiraho. Iyo spirit yo ituza nta kibazo cyayo. Ese iyiba nko muri uwo mukobwa hari ukuntu wenda ishobora kubiryamana nawe kabatuma adashaka umugabo? Irabimuzanira gutyo. Yo ikunda kubikora ibyo. Ajya kurota aryamana, ajya kurota ibintu biranga, ajya kurota ibintu binini, imisozi yose irirukiraze imurunda imushiraho itaka, ajya kubona ibintu bigenda. Ibyo byose arabirota. N'abagabo arabirota, arota umugabo aza buri munsi bararyamana. Iyo bad spirit ni kwikora. Ubwo iyo yabirose bivuze yuko ubwo reba aba yaryamanya niyo niyo spirit. Ni ukuvuga ngo niyituma adashaka umugabo. Ahangaha hari ikibazo abantu bamwe iyo babonye umukobwa abonye umugabo wa mbere arapfuye n'umugabo wa kabiri arapfuye, bo bahita bitwaza bakavuga ati uyu muntu ngo agira umwaku, umukobwa ngo agira umwaku, kumbe nawe siwe. Iyo spirit ikunda kuba mu muryango muba muyifite. Naho mwaba musenga se ishaka kuba ihari? Iriya n'aya masengesho yose ni zero. Iyo bad spirit imbaraga ifite irica. Ndakubwira ati mu Bugande yitwa warumbe. Mu Bugande yitwa warumbe, ntabwo bayikinisha bo. Njyewe ndi umusiramu, ntabwo ndi umufumu, ariko nakoze research kw'ibyo bintu, urumva, kugira ngo umenye ese ibi bintu bibaho. Noneho niho nagiye nkora research, ikoresha n'amafaranga kugira ngo umenye imyitwarire y'ibyo bintu. Bizo spirits zose zibaho cyangwa zirahari cyangwa ntazibaho. Ariko nagiye kuzivumbura njya gusanga iyi kabaka niyiyobora. Ni ukuvuga ngo umuntu afite kabaka imuriho yo kabaka ushobora kumukorera ikintu kibi wewe, urumva, akavuga gusa kikaba akakubwira ati wewe unkoze iki niki, ebana wewe imodoka ikugonge iti gukubitira Nyabugogo pa. Ya spirit ye imuriho nizi ifite izimbaraga. Uvuga ngo ihita imuvaho ikajya gukora ibyo avuze. Irabikora, ifite imbaraga ku buryo iyo katuvuge inzu, ufite inzu itaje cyangwa z'ubukire bwose, amafaranga urayafite, ishobora kuyangiriza mu munota zero. Ku buryo yo niyo ikomandinga izi spirits zose wati mukora iki. Hari ubwoko bw'amahembe ashobora gutwika inzu, umuriro ukagenda uhita utwika inzu. Iyo ngiyo bad spirit ikomandinga ubwo ngubwo bwana ati mugende mukora iki. Ziriya spirits ziri zikagenda zigatwika umuriro ugatangira gakeya, shinzu yose ikabirahiye. Iyo niyo kabaka. Ni ukuvuga ngo nta muti igira rero. Iyo nta muti ufite, umuti wayo ni ugukora biri ibintu byayo. Iratuza rwose, ebana nta kibazo cyayo, ikabivaho ikabyihorera, ukabyara abana, umva, ukagira amahoro, y'amafaranga ukagenda n'ubutunzi mugatunga mu miryango. Ariko mwibeshye gatoya mwese ijyana umwe pa, yo muyikoreye nabi umwe pa yica, irica. Iyo bad spirit nk'abantu benshi bihindura ngo nabavuzi nabafumu, irabahitana. Yo yibeshye gato yakagenda akayikinisha ku mukobwa yifite cyangwa umugabo iriho, ubyira ceceke kajya ku ruhande, nijoro ajya kuryama nabyuke, ngwatumufumu arapfuye. Niyo bad spirit. Iyo kabaka. Ndetse aba bapfumu bo ntago baba bayizi. Reka da nabo hari bamwe nyene kubera ko imibereho
ntago bakora research ku bintu urumva nawe atangira gake gake agashakisha akavuga ati amafaranga ngewe kugira ngo menye bini bintu ufite akazi kanje urumva nafataga amafaranga nkakora research nkavuga ati reka nkore research yes imana yanjye ndayemera ndayifite ariko reka nkore research ku aba bantu mbabona basenga ibintu bitari byo nibiki baba barimo gusenga ibi bintu nibiki ndabyingirira nkoresha n'amafaranga nkabijyamo bakambwira ati gura iki nkakigura mabasaza batangira kubinyereka ati ikikora iki gikora iki gikora iki gikora iki n'iki gikora iki no kuvuga ngo zino spirit sino nagiye nzivumburira n'imyitwarire yazo urumva ihembe riratandukanye niyo ihembe yo rigiye ku muntu afite ihembe ryo ribona vuba kabaka abafumu bakoresha amahembe urumva y'umuntu agiye yo gutya akareba akavugana nawe ihembe hano mu gutwi rita bimbwira ngo atuye umuntu afite kabaka n'umukinisha ribwira umupfumu ribwira uyo nyiraryo rikamwira ati ngewe ihembe nyine bararikoresha ryo bararikora bakarikoresha rigomba gukora ku kazi kaba k'ubufumu no kwinjiza amafaranga ariko ryo rigira urugambo ryo rita ribwira wa muvuzi waturabizi ngwe uyu muntu yingiyemo hano ushobora kuvuga ngo ushobora kujya ku mufumu ukigera ku irembo ugiye kwinjira igipangu ihembe hano ryo ritari ryirukanka vuba rikaza kuri boss ritari mubwira waturabizi ngwe hari umukobwa aje afite kabaka umufumu wahita avuga ati amakuru yawe bimeze bitengwe umufumu agira ubwoba akakubwira ati ntabwo nzashobora genda ugeragereza ahandi yashaka kukurya wapi aratinya arabizi yubeshye umuntu afite kabaka arakukubita ushatse kuvuga ko ubwo ufite kabaka ntabwo umupfumu yamwiba umufumu ni zero n'amahembe afite ni zero amahembe akora akazi yo kumuha urugambo urumva amakuru ku kintu kiri ku muntu iyo ribonye ko ari kabaka leta rivuga ati uyu ni kabaka leta rigenda ku muntu waryo vuba rikamubwira ati uwo muntu uwo mukobwa muhitondere afite kabaka da king uyu da king wowe umufumu ugerayo we yabimenye kare ahita kubwira ati bana no bihagaze gutya ariko akira amazi cyangwa uyu muti ube ugenda ukaraba ukagenda ugakaraba ubu we yabimenye yatinye yagize ubwoba nta kintu ashaka kukumarira nta kintu ishobora kukumarira kuri kabaka yo system zayo irafata umuntu akagagara akazamuka mu kirere mutamufashe yo no kwikora nese nk'iyo spirit bad spirit nishobora kuba ishobora nko guteza nk'ubukene n'umuryango wose umva iyi kabaka irabikora kabaka ishobora kubwira mu muryango mushobora kuba mwebwe ibintu mutazi by'inyuma byanyu papa banyu cyangwa abasaza ibintu bagiye bakora iyo kabaka niba muyifite mu muryango niyo komanda wa spirits zose yibwira za spirit zose nk'abakozi kababwira ati mugende mwangiriza ibintu byose itigenda ikangiriza ibintu abantu ikababuza ushobora kugenda hano mu muryango ugasanga abantu bose barasaze umuryango katuvuga umugabo afite abana nk'abatano cyangwa bane harimo batatu babasazi hari spirit itera ibisazi yitwa bamweyana mu kigande mu kinyarwanda sinzi ko yitwa iyo bamweyana iyi kabaka yo muyifite mu muryango ibwira bamweyana vuba ngwe bana bantu ntago batuzi basaze mwese abana muhita mutangira gusara bagakuramo imyenda bakiruka ariko yukoze ibyayo iraceceka ikabivaho nese uko numvisha uvuga ngo ushaka gufata ngo icyumba
uragicukuramo ucukuramo icyumba noneho bakoramo akantu kameze nka imva baracukura neza bagasasa bakayisasira neza igakorwa neza ese n'ubu ubaye nk'uyiterekereye noneho nuko nguko ikora sinzi guterekera niba iyo ifite nta mutubaho kubera no mufumira mukubita pa none se ninde yayivura n'umuntu wezera ngo arasenga cyane nawe iramukubita ikamurangiza iyi spirit umuntu ashobora katuvuge umukobwa ashobora kuvuka ayifite akageza mu myaka 70 nta mugabo nta mwana no kwimera mu muryango wose ushaka ko ari uyivuka n'urumwe ifata umuntu afuye yiti ifata undi kandi ntabwo igifata umuntu mukuru ifata umuntu akiri mu nda akavuka ayifite ngo uruhinda ruvuka ruyifite avuka nawe ntabyo azi abibona ibintu nyine kwa kundi turavuka numenye ibintu uko byagenze wewe iyo spirit urayivukana hari spirits abantu bavukana izo mu miryango hari na spirits za zindi abantu bateza abandi izo ziri muri kategorizi ZAMAHEMBE BITEGA impandwa ibindi spirits zindi ni nyinshi spirits ziratandukanye nukuvuga ngo hari izo bateza hari nizo badateza iyi kabaka ntago bajya bayiteza niyo mu muryango ese umuryango runaka ushaka kuba ufite wenda amahembe n'izindi spirit udafite kaba birashoboka biba byaragenze gute bini bintu bimwe katuvuge iyi kabaka nayivuzeho ubu ngubu mwayisobanukiwe iyi kabaka kwiteye ngiye kubasobanurira ku bintu byerekeranye n'ihembe buriya ari n'ihembe ryo ihembe risanzwe rikorwa n'abantu riraremwa abantu bararikora abafrika bafite science yabo technology wabo barabikoze bamenye kubikora bakora adding of the spirits nizo zikora ihembe ariko zino spirits bateranya ibiti bafata spirits ziva mu biti bagateranya ibiti bakazana spirits z'amaraso iziva ku bindi bintu bakazishiraho urumva bagiye kurikora iryo hembe yurivugishije hari umuti ufata ukawushira ku muriro gutya wawushiraho rya hembe rifashe umuntu rita rivuga uho riva umva rirarondagura buri kantu kose ryo riravuga uho ryakorewe n'umuntu yarikoze ebana buri kantu kose rirakavuga nukuvuga ngo ryo riraremwa ntabwo ari spirit y'ihembe isanzwe ngwibaho kwisi ngo yasanzwe baho oya abirabura baravumbuye ryo rirakorwa bahita ba adding izo spirits zikahindukamo ikindi kintu iri hembe rigira imbaraga kandi ryo nta bwenge rigira barikora gute iri hembe bafata ibiti spirits z'ibiti bafata spirits bayikuye yose bakagenda babiteranya bakazana amaraso y'ikindi kintu katuvuge ubu spirits mfashe ibiti nka 20 ryo rirabyivugira kwati ngewe mu kigande ibyo bintu kubikora byitwa kuwanga no kuvuga ngo abo umuntu yarikoze urumva yateranyije ibiti ibi nibi no guteranya ibiti agateranya ibiti wenda nka 30 rikaba y'ibiti 30
ahita noneho azana spirits z'amaraso. Spirits y'amaraso bayikurura gute kugira ngo iyo spirit yivange na bya biti? Bashobora gufata katuvuge tukeneye spirits y'inuma, bahita bazana inuma. Bazanye inuma bahita bayikuraho umutwe, agashiraho agacupa, akakuraho ya maraso. Ariko amakinga sure ati ya numa ntabwo igomba kuribwa n'ikintu cyose. Urumva, akayishira ahantu niba ari mu cyobo, kuvuga ngo iyo spirits arayifite hano mu maraso mu gacupa. Ahita agenda akazana spirits yindi, niba ari ihene akaza, ntabwo iribwa, abashaka spirit y'ihene. Yo iriye hene spirit yaye itivuga to yangewe n'ubundi banyishe kundya nta kibazo, ihita igenda ikanga kuza hano. Urumva, ni ukukurura izo spirits. Arangije aragenda akazana izindi spirits zigendera mu bintu nka inzuki. Akagenda akazana umwami w'inzuki, akamuzana akamushiramo, cyangwa zanozi umwami wazo akamushiramo. Igihe agenda avanga spirits nyinshi z'ibintu, ihembe rigenda ryiyongera imbaraga. Nuko bakugenda bakora ihembe. No kuvuga ngo ihembe ryo bagenda bateranya. Noneho ihembe kugira ngo ubwo ararikoze byarangiye, urumva, ubu agiye gukenera ikintu cyitwa ijwi. Iri ni ihembe narikoze riravuga gute? Akoze spirits z'inyamaswa ararivanze, avanze n'ibiti. Noneho afata agenda ahantu agashaka imva y'umuntu bagacukura, akakurayo kakahanga k'umuntu. Urumva, arangije ahita akazana akavanga na bya bintu, akaba ararikoze. Wa muntu yavugaga, urumva, wa muntu uko yavugaga naryo nuko rivuga. Wapfuye naryo nuko rivuga. Noneho arangije ahita arikorera inzu, rigira inzu. Bafata urubaho, urumva, bakacukura akantu kameze nk'ubwato, urumva, bakashiraho n'umwenda wako. Ni ukuvuga ngo nk'ibati ryo riba rimeze nk'ibati yaryo. Aka kantu ahita agafata, ahita akajyana mu nzu akakahisha, niyo nzu yaryo. Cyangwa kubaka hariya ku ruhande akazu gatoya, akagenda akabikamo imari ye, ni iry'ihembe. Noneho igihe yakenera kujya kurikoresha agenda arakafata ko gutya, akaribwira ati nkeneye gukora iki, ngiye gukora iki n'iki, rihita rigenda. Ngendo nyicire kana. Aha, ariko rero ryo nta bwenge rigira. Iyo umuntu arikoresheje ibyo bintu bibi, hari igihe barituma ati genda wica umuntu uyu n'uyu. Rigezeyo rigasanga wa muntu arimo ararengana, urumva, mugafata wa muti mukawushyiraho gutya ku muriro, rikavuga. Urumva, riraganira ku muntu ibisanzwe. Mwarivugisha muraribaza ati ese none se uvuye aha, wate waje gukora iki? Ngo ati bampaye akazi. Akahe? Bantumye uyu muntu kumuvana amaraso. Mwati none se aguhaye iki? Aguhembye iki kugira ngo ukore ibyo bintu? Ryo rihita ribivuga. Ati yarambwiye agiye kumiyene. Ati nawe muhita muribwira ati none se tuguhaye ihene ebyiri wasubirayo? Nawe ukamukorera nabi. Ryo rihita rivuga ati murazifite? Ati rihita risubirayo hariya. Yo risubiyeyo rihita rikubita umwana watarwaye cyangwa umugore akaba arapfuye. Rihita rigaruka. Ariko mu making sure hahandi ihene niba muvuze ihene ebyiri ziri hariya, yo rigarutse rigasanga na hene ihari, ryahitana undi muntu. Iyo rirangije se ako kazi risubira kwa nyirayo?
iyo rirangiza akazi rirasubirayo hariya akarihemba nyine ya hene yaribwiye ati kandi wenda yari yayibwiye n'imwe bakayibwira ebyiri iyo bayihaye ibiri nyine riba rihindutse nawe asubiyemo hariya wenda ryasubiyeyo barihaye ebyiri risha umwana we noneho rita rinabivuga rigira urugambo rita ruvuga sha ntageze hariya bampaye ihene ebyiri noneho njyewe akazi kawe kananiye ahubwo ntabikoze umwana wawe ni njyewe yo rigira urugambo rita rinamubwira ati umwana wawe namuriye nyine bampaye ihene ebyiri ubwo se arongera akaribika we nyine yararizanye hari igihe aba arizanye ngo rigiye kumukorera akazi k'amafaranga akaba arizanye gukora wenda hari igihe bayakora kenshi cyane ku bintu by'ubutunzi abantu bamwe bagenda bakikururira ibintu bashaka amafaranga ihembe yurizanye ukarishira mu muryango cyangwa muri boutique umva rikora amafaranga abantu bagenda ku murongo rirayakora umva rikurura abantu bote buri muntu ntabwo aca ku iyo boutique ataguze ikintu umuntu agakira ariko wibeshye nyirayo nyiricyo kintu kiboro wagiye ukagura buriya abapfumu bamwe baba babitunze babifite bagurisha umuntu ashobora gusohoka hano akajya Tanzania agiye Tanzania ku mufumu ati njyewe mfite ikibazo ndashaka amafaranga arakeneye ubukire ati yewe urashaka ubukire wa muvuzi nta benshi ntabwo gusobanurira ibanga riri mu ibyo bintu we ahita akubwira ati njyewe nta kibazo zana amafaranga ya naya ndakuha ikintu kizakuzanira amafaranga ukire n'amamodoka yose utware n'umuryango buri kintu cyose kiba ari sawa we tuvuga ati sha ndayaguha n'umucuruzi n'ibiki byose ikintu ahita kikorera akakivana ahantu mu mahanga cyangwa Tanzania cyangwa Uganda cyangwa hehe kubera iki akeneye amafaranga arakizana akigejeje mu rugo ahita kibwira ati urugo n'urunguru ahita gishira ahantu mu cyumba cyangwa mu gikesa akabika mu gitondo abyuka kibwira ati tugiye kuri boutique kirahita kajyana agacerekana ati boutique nyewe ncururiza hana umva kitangira gukora kuri speed kirakora amafaranga kaza kinyira ariko cyo mbere y'uko kizana kirakubwira ati ariko njyewe ninjya gukorera amafaranga uzajya umpemba iki ntabwo gikorera ubusa wewe uhita uvuga ati ubu nzaguha ihene cyangwa inkoko eshatu ushobora kukiha inkoko kikanga kikavuga atoya njyewe kubera bitewe n'akazi nzajya nkukorera ndashaka ihene ati ryari nyuma y'amezi angahe kikakubwira ati buri kwezi ni ukuvuga ngo murumvikana nacyo akazi kizajya gihembwa mukabyumvikanaho nacyo ukakibwira ati aho yangabanyiriza ihene njyewe buri kwezi sinayibona ahubwo nzakuhereza inyuma y'amezi 6 tariki nizi munsi y'uyu ihene imwe n'umwaka urangira nzajya nkuye ihene indi ya kabiri umwaka ni ihene n'ebyiri cyo cyita kibanza kigace kikavuga sawa noneho ubu tugende niba cyemeye uhita ukizana umva kirakora ariko gisaba umuntu yibakirwa gakeya ntabwo cyakwibuta reka da cyo ntabwo kikwibutsa cyo gikomeza gikora akazi kigakora inyuma y'amezi 6 kuzatariki wavuze zigeze kikabona cyo kirakoza amafaranga muri mu murariya muranywa wubatse amazu amataje biki byose nyine ubona amafaranga cyo kikajya ku ruhande kikavuga none se ko njyewe ndakora nahembwa bimeze bite mbona uyu muntu afite abakozi arabahemba njyewe ndahembwa iki umva umukanya gato gishobora kuza urimo gutwara kikagukoresha impanuka urimo gutwara ubu wagibagiwe itariki yarenze umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu cyo kiba kibuka byo wavuze byose
uyitugonga kikakoresha impanuka. biriya se unumva ngo bamuteje imbeba zirya ibintu bye byose. Oya, iyo ni kategori iyindi nayo tuzajyaho, ni iyindi spirit ikora ibyo, ntabwo ari ihembe. Imbeba igendera ni spirit y'igitega, nacyo tuzakivugaho. Urumva iyo spirit y'igitega nakubwiye ati bini ibintu bifitemo categories nyinshi cyane, ni imyitwarire yabyo iratandukanye. Igitega ni igitega, ihembe ni ihembe. Urumva ni igitambo, ni igitambo. Igitambo kiratandukanye, ni igitambo ni cya kintu gifata umuntu akagenda. Umva bana birabura bafite technology, nuza yabo system zabo ni ndende cyane ku buryo ntangiye gusobanurira igitambo kuntu gikora. Umuntu akagenda akahamagara umuntu adacukuye, akahamagara umuntu afuye adacukuye imva, akaza akavamo akamukurikira. Izo nazo ni spirits ziba mu muryango. Iyo research ya spirits iyo ngiyo yo nayikoze nyikorera i Bugande. Izo spirits zirahari. Sabagande bose bafite izo spirits, kubera ko yo mvuze Bugande mushobora kuvuga ati abagande bose ngo barya abantu. Oya, hari agace kitwa Bukunja, hari n'agace iyo za Masaka zirimo abantu bafite izo spirits. Ubu bwoko bwa spirits burya ibyo bintu, bukora ibyo bintu, ariko sabagande bose. Urumva nibi byakabaka bifite imiryango imwe irimo. Na hano mu Rwanda hari imiryango ifitemo izo spirits, bo bakongera bakivugisha utugambo ngo uyu mukobwa ngo aba bantu ngo nabanyamwako ngo bagira umwako ngo sinzi nibiki ngo nabashi, utuntu twishi tutugambo. Kumbe iyo spirit bo barayifite, nabo ntabyo bazi. Tugarutse se kuri iryo hembe wabwiye ngo nzaguha ibi n'ibi, uwo muntu ashaka kubikora akajya anasenga. Ihembe rirakwemerera ukajya mu rusengero ugasenga, umva ubutunzi bwose ukabubona. Ihembe nta kibazo, watugiye gusenga Imana, genda usenga Imana yawe. Imana iranabivuga, yego riravuga ati Imana irahari. Umuntu akagenda agasenga, n'abana bagasenga, n'abagore, buri kintu cyose nta kibazo, kandi mu rugo ririyo. Mpagarara zibwo riteza. Iyo ukurikije bya bintu mwasezeranye nari birya, ariko defa niva kw'irgihembe wa muntu yarizanye. Urumva azagera igihe afe, ararwaye indwara isanzwe nyine, arafuye. Igihe afuye menya ko niryo yakoreshaga. Aba bana be yibeshe gato, ntago yigeze aberekana iryo hembe yazanye. Niba afitemo umwana umwe, abantu bakuru bamwe bagira amabanga yawo, afatamo umuntu umwe akavuga ati uyu mwana niwe azambera next king, niwe azakurikiraho igihe mfuye, ahita amwerekana icyo kibazo. Urumva yamwerekanye cya kibazo, umva ryo ryongera rigakora n'ubutunzi. Umva abantu bose bo mu muryango bagakora, bagatwara amamodoka, ariko bibeshe gatoya wa wundi niba yarafuye, noneho baryibagiwe, na wa wundi agafa, noneho hakabura umuntu azarikorera bya bindi byaryo. Rita ritangira kwangiriza ibintu byose by'amafaranga, mva abantu bagacena imodoka zikagonga, ibibazo bikaba biravusa, umuntu akarwana bakamufunga, umuntu agakora ikibazo iki n'iki, umuryango wose bakaba mu miserero. Bajya kurivumbura, ryo ribateza imiserero mpaka muzarimenya. Mushakisha umuntu w'umuhanga, urumva, w'umuvuzi, azi ibintu byerekeranye n'amahembe, ababwire cyo mugomba gukora. Mwari bikorera ritari bivamo, ebana rikaba ryiza, rirabivuga, rishobora gukubwira ati kuva kera ni njyewe nangirizaga ibi byose, ricyana n'umuriro, inzu rikarifatisha umuriro yose. Ryo hari irindi rikunda kuzana umucanga.
uzacunge zino bad spirits zikunda kuzana umucanga urumva zikawumena hejuru ku mabati bewa wasohoka hanze ugasanga nta mvura nta mucanga ushobora kuba wicaye hano ku muryango wawe ikintu kikaza kikakomanga kavuga ati ibi ni ibiki wasohoka ugasanga wapi ushobora gusohoka iyo hahandi nakubwiye ukuntu bakora ihembe bakubisemo umwami w'inzuki urumva iryo hembe riza mujwi y'inzuki rigira nk'inzuki urumva ariko bana bafumu hari technology ubungubu nshashi hari urumva ibigezweho nka kwa kundi uvuga ati ngo tukoresha amatelefone ya touch tukoresha ibi nibi gutyo noneho bana bagabo aba bafumu bafite nabo research bagenda babyongeramo ingufu mu bintu byabo bakora naragiye umusaza ndamubaza ati none se iryi hembe warikoze kwihembe bana basirikare afata imbunda akarasa ihembe rihita rihunga urumva rikiruka nibyo koko ritinye imbunda ariko ubungubu technology igezweho bakora ihembe bagafata igice cy'isasu bakarishiramo kugira ngo nirizagira ubwoba iyo bakubise imisasu abantu ushobora kurasa amasasu igihumbi ihembe na ahantu rijya ukibaza ati iyi spirit bimeze bite nuko kuvuga ngo buri gihe bagenda bongeramo mbese ibyo bintu wenda bavangavanze bakabikora bikavamo iryo hembe iyo hatari imisasu umuntu ashaka kurirasa rigapfa reka da ntabwo rifa ryo rirahunga iyo akubise gutya pa ritinya sound ririra rigenda iyo rigiye rishobora kwiruka kuva hano mpaka ikabuga cyangwa iremera rihunga rikavuga ati sha ndapfuye noneho iyo rigezeho rishobora kumara nk'iminsi 3 rikagaruka gake rineka rivuge cya kintu ya sound bimeze biti urumva ya sound nabonye urusaku nibite byarwo urumva rita rigaruka byatanga urugo rikegeze rita ryinjira ntago rigenda urumva aho bitandukanira no kuvuga ngo ihembe ryo noneho reka nkwereke ubwenge ubundi barikoresha ubundi ihembe kuba rifite ubwenge bukeya ihembe yo wicaye mu nzu ukamenya ko umuntu hari umuntu aherereza iryo hembe umuti wa mbere ufata amazi mu ibasuka yashira mu muryango risubira ahandi kunyiraryo bikamubwira ati sha ahandi ngiye mu rugo nsanze inyanja ubona ko ibi bintu nta bwenge bufite kandi abiri dangerous birica kandi nta bwenge bigira risubira ahandi ritavuga ati hariya hantu bana nsanzeho inyanja uvuga ngo iyo bari guterereje rigasanga amazi mu muryango risubira rikavuga ati sha hahandi nsanze inyanja sinanyura nanzira ihari iyo rica mu muryango ntabwo rica mu kamudirisha cyangwa ahantu mu muryango iyo ribonyemo amazi ritavuga ati hariya hantu ni inyanja iyo ufashe amazi ukayashiraho mu muryango iyo rita risubirayo uyu ufunguye ayo mazi ntayahari iyo risanze nta mazi ahari riringira uwo ufunguye nawe riryama iyo ufunguye nyine rita rifata we baritumye ngo ati genda ku mwana cyangwa umugore cyangwa umugabo ntabwo ushaka gufata uwo bataritumye naribwira neze naribanza kuza ku ruhande gutya rikategereza ninde yitwa kanaka iba ryakumenye vuba ryumva umuntu bari guhamagara se muhamagara cyangwa mama bakumva babana nyine baritumye niba ari mama wanyu w'urwo rugo ryakumva umwana avuga ngo mama ritavuga ati sha nuwo nguwo yitwa kanaka niwe mama wa iyo witabyo bitemenya rita rikubita
ako kanya. Ikindi kintu kibivura ni cya kindi hari abandi bakoresha inuma kuzorora zikaba aho ngaho hejuru y'inzu. Buri ihembe ntabwo ryegera inuma. Iyo rije rigasanga aho hejuru muri mukoro mufite utu tunuma, risubira ahandi hita rivuga ati sha hariya hantu mbonyeho abasirikare. Ntabwo rishobora kwegera muri urwo rugo rurimo inuma. Risubiraho ryibutse ngo sha hariya hantu akazi kananiye, hari abasirikare. Abasirikare benshi kandi ni inuma. Nuvuga ngo urugo rurimo inuma ntirwo rishaka kwagera. Ntabwo ryinjira. Bamwe bakoresha nyine niyo ngiyi imiti, ariko abafumu bafite ubwenge bafitemo n'ubumenyi, iryihembe bararifata. Nukuvuga ngo iyo mukeneye kurifata rirafatwa rigafungwa, ariko ni ibintu birebire, process yaryo kurifata ni ibintu birebire. Kwa kundi barikorana, kwa kundi rifatwa ni birebire. Ariko cya kindi nakubwiye, cya kindi cyanuza cyakabaka ntabwo gifatwa. Buri mufumu wese cyangwa umuvuza kibesheho kiramurangiza. Nshaka kukubaza niba umuntu ushaka kuba urifite ashobora kurwara, rishobora kumwica direct, kugira umenye ko uwo muntu arifite ubibwirwa n'iki? Riravuga. Ryo riravuga. Uburyo wamuvuramo se ni nk'ubu? Nukuvuga ngo iryihembe igihe rifasha umuntu, hari umuti ushira ku muriro, rihita rivuga ibi byose, rirarondagura buri kantu kose, ubu riva ahantu yakorewe n'ikirizanye. Ibyo ngibyo byo wumvise nibyo utangiriraho kurisubizayo. Urabona ukuntu barisubizayo. Noneho hari process yo kurifata. Process yo kurifata nayo ni ndende. Nukuvuga ngo iryihembe yo ugiye kurifata, katuvuge urumuvuzi, urumuvumu nyene uzi kuvura izo spirits, iyo rirafatwa, ariko cya kindi ntago gifatwa. Urumva? Nukuvuga ngo ryo muracukura. Urumva? Muracukura imva nka ya yindi nakubwiye, mukashiramo mwana ndani nk'iyacu y'abasilamu, ariko yo iba hagati. Urumva? Iba hagati hahandi kumva neza neza hagati. Iyo mwana ndani mucukuye igiye kujyamo ka kacuma kajyamo wenda nka litiro 10 z'inzoga. Urumva? Noneho muhita mugura inzoga, mubanza kucukura mugatunganya, mukagura inzoga bakazizana, mukazimenamo hano mwaka gacuma kanini kajyamo nka litiro 10. Urumva? Iyo mushizemo gakeya rivamo ryihuse. Urumva? Kugira ngo nirijyamo rinywe mugiye kurihamba, bakazana akabaho. Akabaho urakabona, akabaho keza. Ariko cyambere babanza gushaka, hari igitoki cyitwa gonja mu kigande, mu kinyarwanda sinzi uko cyitwa, kiriya botsa. Hari igitoki bakunda kusa, bafata kakababi k'igitoki bagakakisha ku muriro na rwa runuza rw'insina bakaruzana, bayita muri hamagara. Nukuvuga ngo ntago rifatwa n'umuntu umwe, rifatwa n'abantu nk'abatanu. Umwe amanukamo hariya. Urumva? Kandi wa wundi yamanusemo agomba kuba nawe afite irindi rimuriho. Urabona process ku buryo ryo rimuvugiramo mu gutwi rikamubwira ati ari magiye kunywa. Abari kurireba. No kuvuga ngo we amanuka rifite irye, akaribwira ati tugiye gukora akazi, tugiye gufata kanaka. Umva rifite n'amazina yayo. Uyu muntu wa wundi arikora arayihereza ngo wewe ngwe
uzajya witwa Ngabire, uzajya witwa Nuza, mbese amazina yabyo arahari. Noneho we irye riramubwira ati, araribwira ati rero tugiye gufata undi munuza ameze gutya na gutya, ariko urahasobanurira igihe agiyemo. Wati sawa. Noneho abagabo babiri baba inyuma n'abagore babiri ku ruhande. Hari uturirimbo twayo ngaya mahembe, urumva, bakaririmba bakarihamagara. Umenye ko na wa murwayi arahari, ari aho ngaho, bakahamagara. Iyo bahamagaye ritariza, iyo bari kuririmba bararirimba bakubita mu ntoki, bakaririmba ritariza. Iyo rije, urumva, iyo rije bahita ryinjira ahandi. baririmba bafite n'amapendo, bo baririmba bakubita mu ntoki nyine baribwira ati twakuzaniye. Noneho iyo ryo rimaze kwinjira riraza rikavuga ati sha mwampaye inzoga nziza rwose, rikishima naryo riravugiramo hariya. Noneho rya rindi ry'uyu mugabo hano mu gutwi rita rimubwira ati urabizi haringiye harimo aranywa. Wati noneho uyu mugabo agiye gufunga hano hejuru, urumva, agafata kakantu k'igitoki, urumva, akazirika agafungaho gutya neza, igahoro gahoro. Muririmba ntabwo mugomba kuhagarika indirimbo, muririmba mukobita mukaririmba. Noneho iryihembe rihita ritangira rikanywa neza, rivuga, muraryumva, bana mwampaye ibintu byiza, inzoga nziza, muri abazukuru beza. Ryo rihita rivuga ati hano wafungaho. Igihe amaze gufungaho neza, muririmba ntabwo mugomba kuhagarara, indirimbo ntabwo zigomba kuhagarara. Noneho ahita afata kakabaho, ariko amakinga sure ko kakabaho ntabwo kagomba gukoraho ku kagacuma, urumva, habaho distance, no kuvuga ngo nkaha ngaha gutya. Ahita ashiraho tubaho neza rwose gutya neza, ku buryo nta kenge kagomba kunyura mu ngo ryataka. Umakinga sure ngo ryataka nirizaje kubomora hano, gufata ku kacuma ngo risohoke, rimenye byari byo, urumva. Rya rindi ry'uyu mugabo w'umuvuzi aba yicaye aho ngaho rimubwira ngo atarimo arimo ntabwo aratoka, arimo aho ngaho bahita uhita mushiraho aka kabaho n'akandi kabaho neza, mukatwikira. Urangije mugatangira gushiraho itaka gace, muririmba, uyagashiraho itaka gace, muririmba, bakarihamba, barimo bararihamba, bahita bashiraho itaka baririmba. Noneho hano mujya kumva rya jwi ryavugaga rigenda rigabanyuka, rigenda gaceya. Itaka yo rigeje hejuru, ijwi muraryo, ihembe mwarifashe, bana mwarifashe, ntabwo rizavayo hariya. Muryame n'ubutaka mpaka imyaka yose biba birangiye, baba barifashe, ubu barihambye. Noneho reba defahanira, umunsi umwe cyangwa undi mwaka umuntu akaza aho ngaho k'uwo musozi mwagiye mugacukura. Ubundi abafumu bagenda bakabikorera ahantu hatari amazu cyangwa se ku misozi yo hejuru. Umunsi umwe umuntu yibeshye gatoya akagenda agacukura ahandi, cya kintu kiba gikirimo imyaka n'ijana na 500 ntabwo kijya gipfa, cyo gikomeza kiremo hariya. Umunsi bazahacukura rivamo, yo rivuyemo ntabwo ryibuka ba bantu babikoze, ntabwo ryibuka wa muntu ryabagaho. Umva rihita rikubita uwo muntu acukuyaho, itari mwice. mwishe se risubiramo? Oya, yo rimwishe nyine nayo ngayo, wumva ngo aho ku musozi hariho ikintu, abantu banyuraho bajya kumva ngo hariho akantu kagira gutyo.
bamwe bajya kumva ngo ahantu iyo tuhanyuze ngo hariho ikintu, ngo ahantu ho turanyuze bikunda kuba aho ngaho k'uwo musozi mu biti, aho ngaho niba hariho igiti rikaba aho ngaho nta muntu urifite nyine ryabaye gutyo, ntabwo ryibuka umuntu yarikoze. Nizo spirits ziba ku gasozi zimeze gutyo. ryica wa muntu warisagariye wa wundi acyukuye we yitari mwica ako kanya. Kibaye n'iki modoka cyakindi cyatinga bicukura bicishaho muhanda, yibeshe gato cyo kibona wa wundi atwara ikimodoka kitakimurangiza, kiramurangiza kikavuga ati uyu nguyu niwe yambisemo hano. Juma, nashaka kukubaza nk'umukobwa umaze wize akiga amashuri, akiga segonderi, kaminuza, akagera ku rwego rwa PhD cyangwa se n'andi mashuri, afite ubushobozi ariko ugasanga ntabwo abona umugabo, baramutereta hanyuma bakamubenga kuri finali cyangwa se ubukwe bwe, agapanga ubukwe bwe bugapfa. Nagira ngo nsobanure kuri icyo kintu, se izo spirit nizo zibikora kugira ngo abengwe abure umugabo, ubukwe bwe bupfe, bigenda gute? Nagira ngo nsobanurire aho ngaho. Murakoze cyane Kamire TV. Umukobwa afite icyo kibazo harimo categories ebyiri. Hari igihe kiba cya gispiriti cyitwa kabaka, the king wa spirits zose. Hakabaho no kuba babafumu baragiye cyangwa se undi muntu ayamukoreye nabi akagenda akamuzirika akamufunga, akamara igihe adashoboye kubona umugabo, cyangwa se na mugabo yababona bakiruka bakagenda, akaba yarafunze yaraziritse. Uwo muti barabikora abafumu. Uwo muntu ushaka kuba wamuzitura ni hayo kumuzitura akaba yakira. Hari umuti ukora ibyo ngibyo, akaba yabasha kubona umugabo amaze imyaka 50, 45, akaba yabasha kubaka. Neza birakunda. Sigino za kabaka ndazibona. Kabaka ifite sigino imyitwarire ya kabaka iratandukanye na bya birozi bamufunze. Ubwo uwo muntu bifite ubasha kumusobanukira? Ndamusobanukirwa, ndamubona nkanabimenya. Abagabo se bamwe na bamwe nabo numva ngo babuze abagore, ngo bafite intinyi, ugasanga umugabo wenda aravuga ati ngiye nzatera inda umukobwa ariko sinzashaka ngo umugore ngo mushyire mu rugo. Abantu nk'abo ngabo bo baba bafite zihe spirit? Nabo bahari igihe baba bafite ya spirit, cyangwa se hariho spirit, cyangwa se akaba nawe bamukoze bya bindi by'uburozi bakamufunga, bakamubuza umugore ntazashake, akumva ko ashobora kubyara umwana gusa hanze. Barateza, hari ikintu bateza nk'izi nyatsi bavuga ngo ni inyatsi, bakamuteza akaba aho ngaho akazengererwa, ebana akaserera, akaba nta kintu agiraho, nta kintu akora, nta mugore, nta n'iki, mpaka igihe mu busaza. Mukunzi dukurikiye, iki kiganiro ni cyiza kandi giteye ubwoba bitewe n'izi spirit, bad spirit, ariko twabivuga bukira bugacya, kandi nta nubwo turi busoreza aha, tuzongera dusubukure. Nagira ngo mubaze, ese izindi bad spirit zindi twazavugaho ni nk'izihe kugira ngo n'udukurikiye azabashe gusobanukirwa? Hari ubwoko bwa bad spirit bugira hafi nka 12. Tukavuga ne kwihembe. Nimukurikira kino kiganiro nzaberekana uburyo hari spirits izituma umuntu akagenda cyangwa umuryango barya abantu bafuye kandi batabuza amafaranga, ariko iyo spirit ikamufata akagenda agacukura umuntu akamuvanayo. Ntabwo banagiye banacukura umuntu, baramuhamagara akagenda. Mfite n'ubu video tuzaberekanaho gakeya umuntu ajyana umuntu afuye kandi bamaze kumuhamba. Iyo ni spirit imufata, nawe baba barasanze nyine ibintu bihari mu muryango
bituma barya abantu. Ntabwo abawe avuga ngo agiye kumurya umuntu ku bushake. Niriya spirit yitwa igitambo mu kigandi. Iyo spirit iri mu bihugu byose. Mbere kera nari nzi ko mu Rwanda nabihari, ariko mu Rwanda birahari, Tanzania birahari, Afrika yose birazenguruka. Aba bantu bakuramo imyenda bakambara ubusa bakirukanga nijoro, niyo spirit ifata umuntu. Ariko ntabwo ari we, nayo ni spirit yo mu muryango. Ibyo nabyo nzabisobanurira imyitwarire yayo, nzabasobanurira igitega, imyitwarire y'izimu, n'izindi spirits nyinshi z'imandwa. Ni byinshi, spirits nyinshi nzabyandika mu gitabo mbazanire byose mbibasobanurira. Murumva murahishiwe cyane cyane, kandi nanjye ndimo. Hari ibintu byinshi umuntu aba amenye atarazi. Nashakaga kumubaza nawe ikibazo nk'icyo nabajije umutumirwa wa mbere. Ese waha amahirwe wenda nk'umukobwa umwe n'umuhungu umwe kuba wamukiza ibyo bintu, izo bad spirit, akaba yashaka akarongorwa, cyangwa se umugabo akaba yabasha kuba nawe yashaka umugore bigakunda? N'ubundi bisanzwe hari abantu hano i Kigali maze gukiza izo bad spirits, ni benshi bagera kuri 50 faranga. Wow, urumva ni byiza. Ntaga urumva ibintu akora arabisobanukiwe, atandukanye na babandi baba bakeneye amaronko buri kintu cyo cyose. Ariko ntabwo bizahura ari ubuntu. Niyo mpamvu mvuze ngo abantu babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa ugejeje muri icyo gihe, ariko akaba atazi niba afite izo bad spirit, kugira ngo abashe kuba nawe yashaka bikemera, cyangwa se umugabo akaba yabona urugo, umugore nawe bigakunda. Mu by'ukuri ndabakunda, kandi nawe ndamushimiye cyane kuba yitabira ubutumire. N'ubutaha nzongera mutumire, ndabizi ko atazabyanga. Namubaza, ndakeka nta kibazo. Arakoze kubitwemerera. Njyewe nta kibazo. Ubutaha nzongera mbasobanurira ibindi bintu. Ni byinshi. Research nakoze research nini kw'ibi bintu, imyaka igera mu myaka 12 nkora research mu aba bantu n'imyitwarire yabyo n'ibiki byose. Babagenda basobanura gake. Mwakoze kubana natwe, we wabanye natwe kuva ikiganiro gitangira, kuva ikiganiro kirangiye. Si kirangiye kuko turasubitse kubw'amasaha, ikindi tuzagisubukura ubutaha. Imana ibane nawe, kandi niba utarakora subscribe, urumva ibintu bigiye kujya bibera kuri channel. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'ubuhanga, kandi ubuhanga bwimbitse buri wese akeneye kumenya, akamenya se niki gitera iki, ukabasha kuba wasobanukirwa. Ndabakunda rero, Imana ibane natwe twese. Nawe ubutaha. Ciao.